Reka mbanze nsuhuze buri muntu wese uri kureba iyi video, mwifuriza kugira umwaka mwiza w'ibihumbi 2024. Ni igihe kirekire cyari gishize tudaherukana, ariko reka ntangirane n'umwaka noneho mbagezaho ibintu bishyashya, video noneho ngiye kuba video nyinshi. Okay, nubwo wenda umwanya utaboneka neza, ariko noneho ngiye kugerageza nikubita agashyi. Hari abantu benshi bambajije bambwira ati nubwo video ukora nubwo yafasha umuntu umwe, ariko icy'ingenzi nuko tuba dukeneye, cyangwa se icy'ingenzi kiba kigamijwe nuko hagomba kubaho impact, cyangwa se ikintu ukoze kikagira uwo gifasha runaka. Urugero, niba tutanze isomo rya accounting rikagira umuntu rifasha, ejo akagenda gukora examen akayitsinda, cyangwa se umuntu maraginga business yiwe akagira improvement, cyangwa se akagira ubundi bumenyi bujyanye na business, nubwo yaba umwe wenyine biba bigize akamaro. Uyu munsi ndagira ngo tuvugane ku kintu kimwe, ntabwo ari business direct, ariko ndagira ngo tuvuge ku cyo bita macroeconomics. Twibande ku kintu bita GDP, gross domestic product. Gross domestic product tuba tuvuze umusaruro mbumbe mu mwaka wabaye produced, cyangwa se wakorewe mu gihugu mo imbere, cyangwa se gross GDP per capita, cyangwa se GDP per capita gusa. Bivuze iki? Iyo tuvuze gross domestic product tuba tuvuze umusaruro mbumbe wabaye produced, cyangwa se umusaruro wabonetse mu mwaka runaka. Tuvuge ngo umwaka ushize 2023 tubivuze ngo gross domestic product yo muri 2023, twavuga umusaruro mbumbe wabonetse muri uwo mwaka twavuze haruguru. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga dufata secteur zose, dufata mu buhinzi, muri service, mu nganda, twarangiza tugateranya umusaruro wabonetse wose. Icyo tubonye nicyo twita GDP, cyangwa se gross domestic product. Noneho rero iyo tuvuze ngo GDP per capita, dufata wa musaruro mbumbe tukagabanya umubare w'abaturage. Urugero, twinjiza wenda biliyoni 10 z'amadolari, cyangwa se twakoze umusaruro mbumbe wa biliyoni 10 z'amadolari mu mwaka wa 2023. Nidushaka kureba GDP per capita, cyangwa se umusaruro w'umuntu ku giti cye, tuzafata wa musaruro, ibyo twakoze, umusaruro twabonye muri wa mwaka, tugabanye umubare w'abaturage, turebe ngo umusaruro ku muntu wariyongereye cyangwa se waragabanutse. Ari nacyo gipimo igihugu kigenderaho bavuga ngo ubukungu, cyangwa se abaturage muri rusange, imibereho yabo iragenda izamuka. Ariko iyo mbitekereje aho ngaho ngira ikibazo, cyangwa se bintera ikibazo, kuko umusaruro mbumbe abantu bakeya bashobora gusarura umusaruro munini, hari undi muntu utasaruye n'ikintu na gitoya. Ni ukuvuga ngo twabara umusaruro ku muntu tukabona wenda urugero, umuntu arinjiza wenda amadolari 1000 ku mwaka, ariko harimo n'umuntu utinjiza n'igiceri cy'5.